amahoro abarirwa muri Yesu Kristo. Kubona amahoro ni ukuba ufite umudendezo w'ibintu byose, ni ukuba nta bwoba bwo gupfa, nta bwoba bwo kurimbuka, warashize ubwoba. Uko byagenda kose hari ubwiza bw'Imana buzahishurwa, uko byagenda kose hari ubwiza bw'Imana buzitamurura. Rero umuntu agira amahoro ryari? Umuntu agira amahoro iyo icyamuregaga cyavuyeho. Yesu ashimwe, ndabasuhuje mu izina ry'umucunguzi wacu Yesu Kristo. Wahisemo neza kuza kuri Given Peace Ministries. Imana iguha umugisha. Muravugana na Byiringiro Ev.Bajoje tumuvuga ubutumwa bwiza bwa Kristo, kandi nkaba mfite umutwaro mwinshi ukomeye wo kwamamaza ubutumwa bwiza bwa Yesu. Given Peace Ministries ni ministeri ishingiye kuyobokamana, ni ministeri ivuga amahoro abonerwa muri Yesu Kristo. Amahoro abonerwa muri Yesu Kristo. Kubona amahoro ni ukuba ufite umudendezo w'ibintu byose, ni ukuba nta bwoba bwo gupfa, nta bwoba bwo kurimbuka, warashize ubwoba, kubera ko wagupfiriye yakwishyuriye byose byasabwaga. Umurongo mukuru turi busome uri mu Baroma ibice 5, umurongo wa mbere n'uwa kabiri. Haravuga ngo nuko rero ubwo twatsindishirijwe no kwizera dufite amahoro ku Mana kubw'umwami wacu Yesu Kristo, wadushyikirije ubu buntu dushikamyemo kubwo kwizera, ngo tubone uko twishimira ibyiringiro byo kuzabona ubwiza bw'Imana. Uko byagenda kose hari ubwiza bw'Imana buzahishurwa, uko byagenda kose hari ubwiza bw'Imana buzitamurura. Rero umuntu agira amahoro ryari? Umuntu agira amahoro iyo icyamuregaga cyavuyeho. Icyaturegaga cyavuyeho ryari? Cyatuvuyeho wa munsi Yesu Kristo yaje kudupfira ku musaraba. Intego rero nta yindi. Abantu benshi mu matorero atandukanye bafite umutwaro ukomeye, bigishijwe yuko imirimo yabo izabahesha agakiza, imirimo yabo izabajyana mu ijuru. Gukora ni byiza, ariko gukora ntago bihesha agakiza. Iyo hari umurimo wose ugiye gukora kugira ngo uguhesha agakiza, wongere ku murimo Yesu yakoze, icyo gihe ushatse kugabana n'Imana icyubahiro cyo gucungura. Icyubahiro cyo gucungura ni Yesu gifite wenyine. Abefeso 2 ibice 2 umurongo wa 8 haravuga ngo mwakijwe n'ubuntu kubwo kwizera, ntibyavuye kuri mwe ahubwo ni impano y'Imana. Ni Imana yabikoze kugira ngo yiyunge n'abari mu isi. N'ubuntu, ni gift, ni kado y'Imana. Uyo kado y'Imana kuyakira ni ukwizera. Uwizeye wenyine aba yinjiye mu buruhukiro buhoraho bw'Imana. Uwinjiye muri ubwo buruhukiro abagize amahoro ku Mana. Isabato yawe ni iyihe? Isabato yawe ni umunsi wakiriyeho Kristo. Intego rero tuzaganiraho nyinshi muri ibi bihe. Tuzaganira cyane ku gakiza k'ubuntu kabonerwa muri Yesu Kristo,